yagiye abandi ntabwo mvuga mushikara kwa machine fresh ntukajye kurira muri kamera we abantu barambwira ngo kurira kuri kamera ngo ntabwo byiyubashye ntari ibi byabyo kandi ibintu dukora kuri kamera ni byinshi birenze no kure nikoze uzi cyakoza n'ibiryo urabishoboye wowe ntawe uhuriye na Nyagahene kura ni ukurya Nyagahene ni umusikamo uri aho ngaho bora ni abashoboye araza akavuga murikorera hose ntuzaniye ubimfasha aho mba negutse ubu ni umusimbura wanjye sangire n'abantu nka bangahe cyane mushoboye oya harakomeza haza abasimbura nawe nuvaho harajyaho abandi urabona badahagaze se oya buraho arega umuntu arabireba ko wananiwe ukanyita umuntu utakoze n'umva wagira ngo irahagana he nijya uyifite mbese imuriremo mu mufuka mu mwana yimumpere avugane nawe amanda nkarabe imufate ntacyo wenda umuntu atabura mumuhe ugiye kujya ndumva rwose byakunaniye abantu badafite ibiryo kera bajyaga abantu bashonje mwihangane ndabifuriza none nyine ngenda haza abantu mushonje imana iborohereze kandi babe ibyo kurya sibyo basi hangane basusoma inoheni ye imana ndegeje ni ukuyisoma ndegeje ni ukuyisoma kagera iriyatirira oya hari ukuyisoma cyangwa wayisomanye na mwishe na naisoma urabera biganiro nabonye kimwe cyapigwa rero niyo waba userera mu kigo mbese ndirabigaragara noneho reka mbabwire bantu banjye mubona ko ntuzi umubiri biwani yoroshye icyo bita digestion ntabwo ujya mu biguheremo urarya ugatura umubiri ugatuje wumva ntabwo wamenya ko nariye ipurato y'umuceri ngo urye n'umutwe w'ihene mu byagutsinze wibeshya abanyarwanda nabireba ndabashimiye abantu mushonje rero mwihangane pe ejo namwe muzahaga nanjye ntabwo muri amazi simbiyemerewe ntagira kwa ntabwo iyo nageze kwa mushi baye nka nyamabondo ntabwo iyo ndi kwa mushi ndarya nkumva ndahaze nkanasigaza nyamabondo abakubeshya nyamabondo yaryohera yose wenyine ariko si uriya muntu burasumba byakora ariko ashobora kuba ari umugabo wa nyamabondo yewe umugore wa nyamabondo isi n'ijuru niba uzi ko isi n'ijuru utabihuza bibaye ngombwa se bibaye ngombwa barije kuvuga ati nyamabondo namuremeye mu karujana uzi ko ubwo byaba bimeze se twari twibana nyine kugira ngo tugire aderese umuntu yitwa umugabo undi yitwa umugore ariko nyamabondo byahurira he harimo umupaka afite umupaka mfite undi ngambwira n'indimbati nawe na ndimbati hari ikintu ushingiye ndimbati nuko ari ufite ndimbati ni umugabo muremure arashinguye
ibyo ari byose yakwiye ok sawa ari ukuguha nyamabondo ni agasoko wahitamo nta muntu izina rya yesu ariko ni agasuku nta nyamugondo wibagiwe ko muri ku meza hitamo ntabwo nahitamo uri kubitishamo ibintu bibiri bisa wowe ubundi ushaka guhitishamo umuntu umuha ibintu bibiri bitandukanye noneho ntacyo nyamabondo na nzovu nahitamo nzovu byibuze naze mitemo kasuku koko ngo bigende afazari njye nitwa mushiki we umugore wa gasuku uracyari umwana jova iyo warakuze ntabwo siko nyine navutse icyenda kane icyenda kane njye narigaga siko watangiye gukina wowe ngiye muzi ariko nyuma mfite face baby sinzazi nawe njye mfite baby face noneho wowe ufite face ariko se aho bari kuganisha urimo urahumva java menshi ndikubya ariko ndishimiye kugaruka kwa mushina twari tumaze igihe baraduteranyije inshuti yawe n'inshuti yawe ntahigi ujye uzajya wiyumva umuntu n'umushwara ujye mufata ako gahe wenda murakara ariko igihe kigera uvuga ati uyu muntu twagiranye ibihe byiza sibyo twagiranye ibihe byiza nta mpamvu yo gutandukanywa n'akantu ariko se twapfuye iki akaba ari gato turabivugana twese nanjye mfite ikibazo wabaye umunyamerika kera nari nzi ko utari umunyamerika uwaze mu yindi sura biciye mu yindi ubu nanjye natunguwe ngenda umunyarwandakazi oji unyita umunyamerika ushingiye ku kibazo ushingiye ukuntu uri gusa nagiye nkurikirana ibiganiro byanjye uru runyine ni urw'u rwanda winyita umunyamerika njyewe ndi mu rwanda navukiye mu rwanda ndahakurira ndahasaziye abantu bavuga ngo ndashaje ufite imyaka nka sama ufite imyaka nka sama ahantu ngo ndi ikibebe cyane ndumva ndakeye uretse se umaze gukora kuri filime ngo nabwo ashobora kuba ufite ijisho ritari sawa